Yes, reka dutangire rero. Ni filimi yacu tugiye gutangirana namwe, ndabasaba kuzayikurikirana mpaka mugeze ku iherezo. Ni filimi yitwa Ubuhamya. Iki ni igice cya mbere. Ndabifuriza kuzayikurikirana ndetse mukamenya iherezo ryayo, dore ko iyi filimi irimo inyigisho nyinshi, cyane cyane abamama mwakegera hafi mugakurikirana ino nkuru. Njyewe ugiye kubibagezaho nitwa P wanyu. Mureke dutangire. Umwe mu bafrendi banjye yansabye ko ubuhamya nababwira, wenda hari abo bwafasha. Yagize ati, kuri ubu ndi umumama w'abana babiri, mbana na mama gusa. Papa we yitabye Imana nkiri muto ubwo nigaga mu mwaka wa 4 segonderi. Nari umwana witonda kandi w'umuhanga, sinakundaga abahungu. Icyo nashyiraga imbere ni amasomo gusa. Nahoraga niturije cyane, dore ko iwacu twari mu muryango ukennye ariko bitari cyane. Rimwe rero ku kigo cyacu amazi yaje kubura, biba ngombwa ko tujya kuyashaka kure y'ikigo. Ubwo twarasohotse turi benshi, tugenda dutera igiparu, twicamo amakipe, twe dusigara inyuma kuko twigenderaga gahoro dusirezanya, dore ko twari abakobwa gusa. Twaje kugera mu ishyamba epfo cyane y'ikigo cyacu, duhura n'ibibwa bibiri binini. Tukibibona twarirukanse cyane. Naje kugera epfo gato ndanyerera nikubita hasi, ku buryo nakomeretse bikabije ku murundi. Ako kanya uko nakaguye, za mbwa zahise zingeraho. Gusa haruguru hahise haturuka umuhungu wigaga mu mwaka wa 6 segonderi, ahita azikanga ziriruka. Nuko aranterura ansubiza mu kigo. Tugezeyo anyambika indi myenda maze anjyana. Ayiwe, ese byagenze bite? Ntucikwe igice cya kabiri. Hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wabishyira muri komenti, tukazabigenderaho mu bindi bice bizakurikira. Wakunze iyi nkuru wakanda subscribe kugira ngo mujye mukurikira ibice bigiye bitandukanye. Njye nari P wanyu, intajorwa mu bikorwa. Dusubire, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. P-Image Studio twongeye kubazanira indi porogaramu nshya mutari musanzwe muzi. Kuri ubu gahunda yo kwiga yagarutse. Rubyiruko rwifuza kwiga amasomo yacu, amarembo aruguruye. P-Image Studio tukwigisha gufata amashusho no kuyatunganya, byitwa filmmaking and video production, graphic and logo design, photography and social media monetization. Si gahunda yo kwiga gusa kandi tunabafitiye serivisi zitandukanye mu ikoranabuhanga. Muri P-Image Studio dufotora kandi tukanakamera amafoto y'ibirori bitandukanye nka bride shower, wedding, baby shower, birthday ndetse n'izindi event zitandukanye. P-Image Studio kandi dufasha abahanzi n'abakinnyi ba filimi n'ibijyanye nabyo mu gutegura no gufata amashusho y'ibihangano byabo. Tubafasha kandi gufungura no kumonetiza YouTube channel zabo ndetse no kuzamura social media zabo. Bigo by'amashuri, imiryango itegamiye kuri leta namwe abikorera, izi serivisi zacu zirabareba. Tugufasha gufata no gutunganya filimi documentary y'ibikorwa byawe. Si ibyo gusa kandi abanyeshuri biga multimedia networking tubaha stage ku buryo bworoshye.
P-Image Studio mudukeneye dukorera muri Yego Center Rwamagana cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0787322070 cyangwa 0743451642 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 07883331 P-Image Studio, ikoranabuhanga ku isonga.